Bakundwa bene data, inshuti, nongeye kubasuhuza, nongeye kandi kubifuriza umugisha, nongeye kubifuriza amahoro, nongeye kubifuriza kugendererwa n'Imana mu gihe nk'iki ngiki. Uyu mwanya rero ni wa mwanya w'ubusobanuro bw'inzozi ujya urota. Kenshi rero mu buzima bwacu tujya turota, kandi mu nzozi tujya tugira amatsiko yo kumenya impamvu cyangwa se ibyo twarose. Hari igihe urota inzozi hanyuma wakanguka ukumva wasubira muri izo nzozi ugakomereza wenda ahantu wari ugeze, kubera yuko aho zacikiye wumvaga byari byiza, wumva wakomeza. Hakaba ikindi gihe urota ariko ugakanguka ufite ubwoba, wumva hari ikintu kigiye kuba cyangwa se ikintu cyabaye utazi icyo ari cyo, utanasobanukiwe. Hari n'ikindi gihe turota ariko kumva inzozi warose wazibagiwe. Ibyo byose ni ubuzima tubayemo, ariko nanone twakwibaza inzozi zifite uwuhe mwanya mu buzima bwacu? Ese izo nzozi hari icyo zivuze? Rero nakunze kubivuga, inzozi zirimo uburyo butatu. Hari inzozi zituruka ku mwanzi Satani, kuko biravuga ngo nta kindi cyamuzanye usibye kwica, kwiba no kurimbura. Izo ni inzozi ziza kutubuza amahoro, ziza kutubuza umudendezo, ziza kudutera ubwoba. Izo ni inzozi z'umwanzi. Niba izo nzozi ziguteye ubwoba kumva urahungabanye mu buzima bwawe, izo ni inzozi ziturutse ku mwanzi Satani. Hari izindi nzozi zituruka ku bitekerezo byacu, nizo Bibiliya yita inzozi z'umuruho. Inzozi zituruka ku byo twiriwemo, inzozi zituruka ku byo dutekereza, inzozi zituruka ku byo twifuza. Tuvuga, ushobora kuba warimo ureba televiziyo ukabona ibintu, cyangwa se ureba filimi runaka, hanyuma bya bintu bikaza kugaruka mu nzozi. Tuvuge se ushobora kuba hari icyifuzo cy'ibintu ufite mu buzima bwawe umaranye igihe, bya bintu bikagaruka mu nzozi. Ibyo byose rero n'ibindi ni inzozi twita inzozi z'umuruho. Hakaba rero n'inzozi zindi zituruka ku Mana. Inzozi zituruka ku Mana ni inzozi ziza kutuburira, ni inzozi ziza kudukebura, ni inzozi ziza kuduha icyerekezo, ni inzozi ziza kudusobanurira aho Imana irimo itujyana. Rero uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe inzozi zivuga kurota wimuka mu buryo butunguranye. Izi nzozi zo kurota wimuka mu buryo butunguranye utiteguye, utabanje guteganya cyangwa se utamenye n'aho ujya, ni inzozi navuga zikunze gutera umuntu kwibaza byinshi. Ese ibi bisobanuye iki mu buryo bw'umwuka? Ese ni impinduka nziza cyangwa ni mbi? Ese ni ikimenyetso cy'Imana cyangwa ni igitekerezo cy'umutima wanjye? Rero muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe byimbitse, kandi turebe ubusobanuro bw'izi nzozi tugendeye mu mucyo w'ijambo ry'Imana. Reka turebe bwa mbere icyo kwimuka bisobanura mu buryo bw'umwuka. Mu rwego rw'umwuka, kwimuka kenshi bishobora gusobanura iki? Bishobora gusobanura impinduka, bishobora gusobanura guhindurirwa icyerekezo. Icya gatatu, bishobora kuvuga kuva mu rwego rumwe ujya mu rundi. Icya kane, bishobora gusobanura gusohoka ahantu umenyereye ujya ahatamenyerewe. Icya gatanu,
bishobora gusobanura gutandukana n'igihe cyashize. Rero iyo kwimuka bibaye mu buryo butunguranye, bishobora gusobanura impinduka zije utiteguye wowe, cyangwa ko Imana igiye gukora ikintu cyihuse kitari mu migambi yawe ariko kiri mu migambi yayo. Rero nanone kurota wimuka mu buryo butunguranye, reka turebe ibisobanuro nyamukuru mu buryo bw'umwuka. Icyambere, ahangaha biravuga ko Imana igiye kukuvana aho wari uri ujya ahandi mu buryo bwihuse. Hari igihe Imana ikora ibintu byayo vuba itabanje gutanga ibisobanuro byose. Aha Bibiliya hari ikivuga mu gitabo cya Yesaya ibice 55 umurongo wa 8 ngo ibyo nibwira si byo nibwira, kandi inzira zanjye si zo nzira zanyu, niko Uwiteka avuga aho ngaho. Rero iyo rota wimuka mu buryo butunguranye, aha nanone bishobora kuba ikimenyetso cy'uko Imana igiye kukuvana mu cyiciro kimwe kujyana mu kindi, kandi bigakorwa mu gihe gitoya. Rero bishobora kuba ibi bishobora kubera mu buryo bwo mu mwuka, bikaba ari uburyo bwo mu mwuka ugiye kwimukamo uvanwa mu cyiciro kimwe ujya mu kindi. Bishobora kuba se ari mu buzima busanzwe, bishobora se kuba ari mu kazi urimo ukora, bishobora se kuba ari no mu mibereho yawe rusange. Icya kabiri, gusohoka ibi nanone kwimuka mu buryo butunguranye bishobora gusobanura gusohoka mu byashize utiteguye. Hari ibintu byashize ubayemo igihe, hari ibintu byashize wumva warabayemo ariko ukabisohokamo byihuse kandi utiteguye. Hari abantu baba barafashwe n'ibintu cyangwa se barabaye mu bintu byahise gusa, tuvuge umuntu akaba mu bikomere igihe kinini, akaba mu bihe byo gufata cyangwa se imyanzuro yamugiriyeho mibi akabibamo igihe kinini, akaba mu bantu runaka, cyangwa se akaba ahantu h'amateka ashobora kuba atari meza atanishimiye, ariko akahaba igihe kinini. Aha rero kuba wabona urota wimuka bitunguranye, aha bivuze ko Imana igiye kukuvana mu byo umaze igihe kirekire, muri ubwo buzima bw'ayo mateka wari umazemo igihe kirekire, nubwo wowe umutima wawe utari ubyiteguye, nubwo utari ubyiteze, wumvaga ari ibintu wamaze kwakira, wamaze kumva yuko ari ubuturo bwawe, wamaze kubona yuko nta hantu impinduka zaba, ariko Imana yo ikaba yiteguye kukuvana aho hantu mu buryo bwihuse. Yesaya 43 n'umurongo wa 18 aravuga ngo mwibagirwe ibyashize kuko ngiye gukora ikintu gishya. Rero inzozi zishobora kuba ari ijwi ry'Imana rikubwira icyo ukwiye kureka ibyashize, kandi ugiye kuva mu byashize igihe cyabyo kigeze, nubwo wowe utarumva ubyakiye cyangwa se bikugoye. Icya gatatu, izi nzozi nanone zishobora gusobanura ikigeragezo cyo kwizera Imana utabanje kumenya aho ujya. Navuga ko ari ikigeragezo kuko hari igihe kenshi kwizera Imana mu buryo nk'ubwo utabona aho Imana ikujyana, utumva. Reka turebe urugero rwo muri Bibiliya. Mu Baheburayo ibice 11 n'umurongo wa 8 ngo Aburahamu yumviye Imana aragenda atazi aho ajya.
rero kurota wimuka bitunguranye bishobora kuba navuga ko ari ikigeragezo cyo kwizera. Aha rero Imana irakubwira iti ntugomba kumenya byose mbere yo kunyumvira. Rero izi nzozi zitweretse ko wimuka udafite ubusobanuro buhagije, bishobora kuba ikimenyetso cy'uko Imana ishaka ko uyiringira aho kuyisaba ibisobanuro byose. Nanone mu Itangiriro 12 muribuka Imana ibwira Aburahamu ngo va mu nzu ya so, uve mu muryango wa so, uve mu gihugu cyanyu ujye aho nzakwereka. Rero ahangaha Aburahamu ntiyasabye ibisobanuro. Ni igihe rero Imana ishobora kukwimura, ni igihe Imana ishobora kukugenderera, ni igihe Imana ishobora kukujyana ariko udafite ubusobanuro bw'aho Imana ikujyana. Icya kane cy'izi nzozi ni uguhinduka kwihuse mu buzima bwawe bw'umwuka. Rero hari igihe umuntu amara igihe mu buzima bwo gusenga bisanzwe ariko nta terambere mu buryo bwo mu mwuka ngo abone hari urwego yinjiramo, akabona nta muriro mushya umwuka wera, cyangwa se yumve hari imbaraga zindi mu buryo bwo gusenga. Rero kurota wimuka mu buryo butunguranye nabyo bishobora kuba ikimenyetso cy'Imana ko igiye ukwimura mu rwego rwo hasi kujyana mu rwego rwo hejuru rw'umwuka, byaba mu gusoma ijambo ry'Imana, yaba mu gusenga, yaba mu gukorera Imana. Hari uburyo bwinshi. Rero ibi bishobora kugaragarira mu kwiyongera kw'inyota yo gusenga, ukagira inyota yo gusenga cyane mu buryo budasanzwe, ukagira inyota yo gusobanukirwa ijambo ry'Imana birenze uko wajyaga uyigira, ukagira kumva uhamagariwe umurimo mushya muri wowe, ukumva urashaka gukorera Imana mu buryo bundi. Ushobora nanone kubona impano z'umwuka zitangira kwigaragaza, zitangira kwiyongera, ukabona hari uburyo impano z'umwuka zinje mu buzima bwawe mu buryo butari busanzwe. Izi nzozi nanone zishobora kugaragaza icyemezo gitunguranye kigiye gufatwa. Mu bundi busobanuro rero twavuga yuko izi nzozi zigaragaza ko hari icyemezo gikomeye kigiye gufatwa mu buzima bwawe, wowe utagitekerejeho cyangwa se utabigizemo uruhare. Rero icyo cyemezo gishobora kuba impinduka mu kazi, guhindurirwa akazi. Ukabona habayeho icyemezo cyo guhindurirwa akazi mu buryo butunguranye utaruzi. Ushobora guhindura aho wabaga, ushobora guhindura uko ubana n'abantu, ukumva hari impinduka zije, hari uburyo wumva ushaka guhindura uko wabanaga n'abantu. Ushobora guhindura icyemezo cy'ubuzima bwawe, ubuzima bwawe ukamenya, ukaba wahindura uburyo ubutwara. Rero Imana ishobora kuba ari kukugira inama yo kwitegura mu mutima nubwo utazi neza ibiri imbere. Nanone bisa naho nenda kwegera ku musozo, wakwibaza ngo ni gute wakwifata umaze kurota wimuka bitunguranye, umaze kubona izi nzozi, niki wakora? Icya mbere nkunze kuvuga kandi nanone nongera kuvuga ni ukubanza gusenga. Ntabwo ukwiye kwirengagiza inzozi, kuko izi nzozi zishobora kuba ari inzozi zidasanzwe. Rero ugomba kubanza gusenga usaba Imana ubusobanuro nyabwo bwimbitse, kugira ngo Imana ikubwire icyo ishaka kuvugana nawe. Bibiliya ivuga ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, Imigani 3:5. Ugomba kwiringira Uwiteka n'umutima wawe wose, ukumva yuko Uwiteka ari we uguha icyerekezo nyacyo. Bene data, impamvu bamubwira ngo usenge Imana, hari igihe dusobanura inzozi nk'uko, ariko akaba ari inzozi za rusange. Ariko hari inzozi z'umwihariko ku giti cyawe, hari ibyo Imana ishaka kuvuga ku giti cyawe bitandukanye wenda n'ibyo turimo tuvuga uyu mwanya.
icya kabiri ugomba kwihutira gukora ni ugusaba amahoro y'Imana. Kuko impinduka zose ziturutse ku Mana zizana n'amahoro y'Imana. Nubwo ziba ziteye ubwoba, ariko muri ubwo bwoba wumvamo nanone amahoro. Abafilipi 4:7 aravuga ngo amahoro y'Imana itanga azarinde imitima yanyu. Niba rero izi nzozi nubwo wabonaga ari ibintu bisa naho biteye ubwoba, ariko muri wowe ukumva zigusigiye amahoro, akenshi ziba ziturutse ku Mana. Hari inzozi ugira ukumva ni inzozi zisa n'iziteye ubwoba, ariko muri wowe ukumva harimo amahoro. Ariko hari izindi nzozi ugira ukumva ziguteye ubwoba, ukabura amahoro muri wowe. Izo ntabwo ari inzozi ziba ziturutse ku Mana. Nkuko twagiye tubibona, aba ari inzozi ziturutse ku mwanzi, zikubuza amahoro, zikubuza byiringiro, zikubuza gutekana muri wowe. Izo ntabwo ari inzozi ziturutse ku Mana. Icya gatatu ugomba gukora, itegure mu mutima wawe guhinduka. Nubwo utazi aho ujya, jya witegura kwakira impinduka. Ntukomeze kuba mu byashize gusa ngo wumve ko ari byo ukwiye gukomeza kubamo. Icya kane ugomba gukora nanone gikomeye, irinde gufata imyanzuro yihuse utabanje kubisengera. Kubera iki? Nubwo izi nzozi zivuga kwimuka vuba, bivuze ko ugomba gufata icyemezo udahaye Imana umwanya. Ubanze uvugane n'Imana. Yego ziravuga kwimuka vuba, ariko banza wegere Imana. Banza usenge, ugishe inama Mwuka Wera, wumve iki ijwi ry'umutima wawe ririmo rikwemeza gukora muri uwo mwanya. Rero ahangaha nanone icyo navuga, itandukaniro riri hagati yo kwimuka guturuka ku Mana no gutwarwa n'ubwoba. Kuko kwimuka guturuka ku Mana nabivuze kuzana amahoro n'icyizere, nubwo ubona wenda biba bigoye. Ariko kwimuka guturuka ku bwoba, ibyo bizana umutekano muke, guhagarika umutima, ibyo kandi bikazana n'ihungabana. Rero ibyo bintu bibiri hari uburyo biba bitandukanye. Rero nakubwira ko ari ingenzi kubitandukanya, ukamenya kwimuka guturuka ku Mana kuzana amahoro n'icyizere, ukamenya nanone ibizana ihungabana n'umutekano. Rero nsoza ninjira ku mwanzuro, navuga ngo kurota wimuka mu buryo butunguranye nabwo ari inzozi zikwiye kugutera ubwoba, nk'uko bikunze nyine kuba biteye ubwoba. Ahubwo nagira ngo ubwire ko ari ikimenyetso cy'impinduka, ari icyiciro gishya Imana irimo ikujyanamo, ari intambwe nshya Imana ishaka kuguteza ugomba gufata. Rero bishobora kuba ari ugusohoka mu bintu umazemo igihe. Imana yashaka kuvana mu bintu umazemo igihe, kujya mu byo utari witeze, utateganyaga, ariko bigamije kukujyana mu migambi myiza Imana yaguteguriye. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yeremiya 29:11 ngo nzi ibyo nibwira kubagirira, ntabwo ari ibibi, ni amahoro. Niba rero warigeze ugira izi nzozi, ntutinye, wiringire Imana, wishake mu masengesho kugira ngo yongere iguhe icyerekezo neza, kandi witegure kwakira impinduka, kuko Imana yashaka kujyana ku rwego rushya rw'ubuzima n'umugisha. Murakoze rero kuba mwabanye natwe. Nongeye kubifuriza umugisha, nongeye kubifuriza amahoro, nongeye kubifuriza iterambere, nongeye kubifuriza kwimuka
uva mu bishaje winjira mu bishya. Imana iguhe umugisha. Shalom shalom.